uyu Yefuta yahise umuhigo. Yefuta igihe yari arimo kurwanwa n'Abamoni yahise umuhigo, aravuga ngo ikizahinguka bwa mbere nicyo nzahigurira Uwiteka. Uyu Yefuta ngo yari afite umwana umwe w'ikinege w'umukobwa, ngari ku rugamba abona bimukomereye cyane, nkuko ujya uhura n'ikibazo ukavuga ngo Mana nunkura muri iki kibazo nzakora iki n'iki. N'uyu Yefuta niko yahize, aravuga ngo ikintu cya mbere kizamanza kunyakira ninsindura urugamba nzakigutangira igitambo, nzagutangiraho igitambo Uwiteka. Uyu munsi tuje mu ijambo ryo kwibuka bacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi. Ntago byoroshye muri ibi bihe turimo, ntago byoroshye muri ibi bihe, ntago byoroshye, ariko Imana yo mu ijuru ijya yomora ibikomere. Mbazaniye ijambo, hari abantu batajya bibuka ngo nuguterekera abazimu, ngo nukugira gute, hari abarokore batajya bibuka, ariko mbazaniye iri jambo ry'uyu Yefuta. Kwibuka byahozeho na kera na kare, kwibuka no mu Bisiraheli byahozeho, kwibuka byahozeho na kera na kare. Nagira ngo nkura abantu mu rujijo kandi tubijyanishe n'ijambo ry'Imana. Ngo Yefuta ari ku rugamba ahiga umuhigo cyane, ahiga umuhigo ukomeye. Igihe urugamba rwari rumukomeranye aravuga ngo Mana inunsindira uru rugamba ikizatunguka mbere nicyo nzatangaho igitambo. Ngo mu gihe atsinze urugamba atabarutse, umukobwa we ngazabyina ngo n'amashakwe, ngafite utuntu tw'udushakwe, ngaratamba bari uhinguka bwa mbere. Yefuta ararira cyane, aturambabaje mukobwa wanjye kuko nahize umuhigo. Uyu mukobwa aramubwira ati papa, ati yewe papa wibabara, muhigurire umuhigo Uwiteka kuko yagukijije abanzi bawe. Ngo nuko uwo mukobwa abwira se, aramubwira ngo yewe papa, ngo mbabarira mu bice byo hejuru. Aramubwira ngo mbabarira njye gusezera ku bukumi bwanjye. Ngo nuko afata abakobwa bagenzi be, afata urubyiruko rugenzi rwe, ngo bajya kwiherera, ngajya gusezera ku bukumi bwe, ngajya kuririra ubukumi bwe, ngajya kuyagira ubukumi bwe, ngajya gusezera ku bukumi bwe. Ariko yabwiye se ati nukuri umpigurira umuhigo. Uyu mukobwa mu bigaragara nta kosa yari afite. Uyu mukobwa isajya no guhiga iyi mihigo ntabwo yari abizi. Uyu mukobwa nawe yabaye inzirakarengane, yazize gusaba kwa se kubi. Nkuko muri ibi bihe turi kwibuka abacu bakorewe jenoside yakorewe Abatutsi, turi mu bihe byo kwibuka, turi mu bihe byo kwibuka abacu, turi mu bihe byo kuzirikana abacu, turi mu bihe byo kwibuka inzirakarengane, turi mu bihe byo kwibuka. Ariko ibi byahozeho na kera na kare mu Bisiraheli, kandi Abisiraheli bari ubwoko bw'Imana. Ngo nuko Yefuta akimara guhiga uwo muhigo atabarutse, kuko uwo mukobwa we aza kinagira ngafite udushako. Yefuta ararira, ariko ngajya gusezera ku bukumi bwe, ajya kuririra ubukumi bwe, ajya gutakambira ubukumi bwe, ajya kuririra ubukumi bwe. Reka tubanze twumve ijambo ry'Imana yavuze, ry'icyo Abisiraheli bakoraga. Tuzi ko neza Abisiraheli bari ubwoko bw'Imana, tuzi ko Abisiraheli bagendanaga n'Imana, tuzi ko Abisiraheli bari abantu b'Imana. Uyu Yefuta mumuziho amateka menshi. Yefuta yari umwana wanzwe mu muryango, aratabwa, ariko Imana imugwizamo imbaraga, abari we babona nk'umunyembaraga, abari we bongera kugarura mu gihugu kugira ngo abarwanirire. Uyu Yefuta yari umuntu w'Imana. Abisiraheli bari abantu b'Imana. Abisiraheli baribukaga na kera na kare. Kwibuka inzirakarengane byari biriho na kera na kare, kwibuka byabagaho. Ndagira ngo mbwire abantu bumva abantu batajya bibuka ngo nuguterekera abazimu. Hari abarokore batibuka, hari abarokore banze kwibuka. Ndagira ngo mbabwire ijambo ry'Imana, ndagira ngo mbabwire ko no mu Bisiraheli byahozeho, ndagira ngo mbabwire ko no mu batubanjirije kwibuka byahozeho. Kwibuka umuntu wawe, kwibuka abantu bawe, kwibuka abaturanyi bawe, kwibuka inshuti zawe, kwibuka byahozeho. Nimuve mu rujijo mubashe kwibuka. Reka mbasomerera ijambo riri mu Bacamanza 11, dusome n'ubundi n'umurongo wa 38. Nuko maze
nuko amezi abiri ashize agaruka kwa se, nawe amuhigurira Uwiteka nk'uko yari yarahize, kandi yari atararongorwa. Bihera ubwo biba umugenzo mu Bisiraheli, uko umwaka utashye inkumi z'Abisiraheli zikajya kwibuka. Haleluya! Uko umwaka utashye, ndashaka ngo tuzirikane hano, uko umwaka utashye inkumi z'Abisiraheli zikajya kwibuka uwo mukobwa wa Yefuta w'Umugaleyadi iminsi 4 mu mwaka. Haleluya, 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 haleluya. Nguko umwaka watahaga ngo inkumi z'Abisiraheli ngo sajya kwibuka uyu mukobwa wa Yefuta w'Umugaleyadi, ngo zikajya kumwibuka iminsi 4 ngo zikajya kumwibuka iminsi 4, zikajya kwibuka uwabo ise yatambye ngo uyu mukobwa yari atararongorwa, uyu mukobwa yari urubyiruko, uyu mukobwa yari isugi, uyu mukobwa suko muri iki gihugu batapfushaga, suko muri iki gihugu abantu bose ariko babibukaga, ahubwo uyu mukobwa wa Yefuta yari inzirakarengane kuri se, kuko ise yari yasabye nabi, ise yari yahize nabi, yisanga uyu mukobwa yisanga ise amuhitanzeho igitambo. Bibabaza abandi cyane, bibabaza urubyiruko cyane, bibabaza abantu cyane, birababaza cyane. Bajya kwibuka inzirakarengane yazize gusaba kwa se nabi, nk'uko natwe turi kwibuka abacu bazize akarengane, bazize uko bavutse, bazize isura, bazize uko Imana yabaremye, bazize. Turi kwibuka abacu ngo nuko umwaka utashye, nshuti yanjye, uko umwaka utashye ngo bakajya kwibuka uyu mukobwa wa Yefuta, ngo bakajya kumwibuka ngo iminsi 4 mu mwaka, ngo bakaririra ubukumi bw'umukobwa wa Yefuta, bakamuririra cyane, bakibaza bati uyu mukobwa wa Yefuta birashoboka ko ashobora kuba yarashatse, ngo bakibuka ibyiza by'umukobwa wa Yefuta, bakibuka ineza y'umukobwa wa Yefuta, bakibuka uko yari urubyiruko nkawe, bakibuka imico myiza y'umukobwa wa Yefuta, bakibukwa ngo urungano rukibuka ngo biba umugenzo, biba umuhango, uko umwaka utashye ngo bakajya kumwibuka. Ntabwo bibutse uyu mukobwa wa Yefuta umwaka umwe ngo barekeraho, ngo ahubwo byabaye umuhango. Uko umwaka utashye bakajya kwibuka. Aba bari Abisiraheli bazi Imana, aba bari Abisiraheli bakunda Imana, aba bari Abisiraheli bamenye Imana, aba bari Abisiraheli nyabo. Uyu mwami Yefuta yari umwami wubaha Imana, uyu mwami Yefuta yari umwami ukunda Imana, uyu mwami Yefuta ngo uyu mwana yari ikinege kuri Yefuta, ngo nta muhungu cyangwa undi mukobwa yari afite, yari amufite ari ikinege kimwe, ariko Imana iremera aramutamba, ngo aramutamba. Azize iki? Uyu mwana yari inzirakarengane, uyu mwana ntabwo iby'urugamba rwa se byamurebaga, uyu mwana yabaye inzirakarengane, aricyo cyatumye mu Bisiraheli abandi bose batarigeze bibukwa, abami ntabwo bigeze bibukwa, abakomeye ntabwo bigeze bibukwa, hibutswe uyu mukobwa wa Yefuta. Ni iki cyatumye uyu mukobwa wa Yefuta yibukwa? Nuko uyu mukobwa wa Yefuta yari inzirakarengane, nuko uyu mukobwa wa Yefuta ari inzirakarengane, nuko uyu mukobwa wa Yefuta nta ruhare yagize mu rupfu rwe, nuko uyu mukobwa wa Yefuta nta cyaha yari afite, nuko uyu mukobwa wa Yefuta atapfuye urw'ikirago ngo tumurwaze, ngo bamurwaze bamenye ko arwaye bamushyingure. Oya, uyu mukobwa wa Yefuta ise niwe wamutambye, nk'uko abacu basize jenoside, bazize akarengane, bazize uko bavutse, bazize akarengane. Ngo nuko uyu mukobwa wa Yefuta ngo uko umwaka ushize ngo bakajya kumwibuka iminsi 4. Bakristo bavandimwe, kwibuka byahozeho, kwibuka inzirakarengane byahozeho, ngo nuko biba umuhango nk'uko natwe duhora twibuka. Tugeze ku nshuro 30 twibuka abacu bazize jenoside. Nabasabaga ngo twibuke
twiyubaka, twibuke twiyubaka, twibuke twiyubaka. Kandi buri muntu wese, umukristo wese, umuntu wumvaga kwibuka atari ibye, umuntu wumvaga kwibuka ngo ari icyaha, umuntu wumvaga ngo kwibuka ari uguterekera abazimu. Hari abantu bango b'abarokore banenze umusaraba batibuka, ariko mbazaniye iri jambo ngo na kera na kare kwibuka byabagaho. Uyu mukobwa wa Yefuta baramwibuka, nk'uko natwe muri ibi bihe turi kwibuka inzirakarengane, nk'uko natwe muri ibi bihe turi kwibuka abacu, nk'uko natwe muri ibi bihe turi kwibuka abatante, nk'uko natwe muri ibi bihe turi kwibuka abaturanyi, nk'uko natwe muri ibi bihe turi kwibuka abavandimwe, nk'uko natwe turimo kwibuka. Mbazaniye iri jambo rivuga ngo nimuhumure, nimuhumure, nimuhumure. Kandi igihe cyose tuzahora twibuka abacu, igihe cyose tuzahora twibuka abacu. Uko umwaka utashye tuzibuka abacu, ukundi utashye tuzibuka abacu. Kandi ntabwo tuzigera tubibagirwa, ntabwo tuzigera twibagirwa ineza yabo, ntabwo tuzigera twibagirwa ibikorwa byabo. Kandi ikivi basize tuzacyusa. Aba bakobwa kuba baribukaga uyu mukobwa wa Yefuta, nuko bibukaga imirimo myiza yakoraga, nuko bibukaga ineza ye. Mbese umukobwa wa Yefuta yari icyitegererezo kuri bo. Kwari ukugira ngo bibuke ineza ye, kwari ukugira ngo bibuke imirimo ye, kwari ukugira ngo bibuke ibikorwa bye, bakomerezeho biyubaka, bakomerezeho kubyuwo mukobwa wa Yefuta yakoraga, bakomerezeho kubyuwo mukobwa wa Yefuta yakoraga. Ngo yari umwana w'icyitegererezo, yari umwana ukunda gusenga, ngo yari umwana ukunda gusabana n'abandi, ngo yari umwana ukunda gushyikirana n'abandi, yari umwana utisanga nk'aho ari umwana w'umwami. Oya, yari umwana uca bugufi cyane, yari umwana ukunda abandi. Ngo kuva aba bana cyangwa uru rubyiruko, kugira ngo batazibagirwa ibikorwa by'umukobwa wa Yefuta, ngo biba ngombwa ko buri mwaka bazajya bajya kwibuka, ngo bakibuka iminsi 4 mu mwaka, bakibuka ngo biraburiye, bibuka urubyiruko, bibuka inzirakarengane umukobwa wa Yefuta. Nuko natwe turi mu bihe byo kwibuka. Nababwira ngo nimukomere, 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 nimukomere. Kandi twibuke twiyubaka, twibuke twiyubaka, twibuka abacu twiyubaka, twibuka abacu tugira aho tuva naho tugera, twibuka abacu twibuka urukundo bagiraga, twibuka abacu twibuka ibikorwa bakoraga, kugira ngo tutabibigwara ahubwo ikivi basize tucyuse. Murakoze, murakarama, mwari kumwe nanjye. Shalom, ndabakunda. Ibi bihe nabasabaga ngo twibuke twiyubaka, twibuke twiyubaka abacu, twibuka abacu twiyubaka, twe guheranwa n'agahinda, twe guheranwa n'agahinda, twe guheranwa n'amakuba, twe guheranwa n'amatage, twe guheranwa n'umubabaro, twe guheranwa, ahubwo twibuke twiyubaka. Abanyarwanda, abanyarwandakazi, aho muri hose, waba uri mu mahanga, waba uri mu Rwanda, waba uri inyuma y'igihugu, ariko utekereze ku gihugu cyawe, utekereze ku bacu, utekereze wiyubake. Bigutera imbaraga zo gukora cyane, kandi bigutera imbaraga zo kubaka igihugu cyawe, kugira ngo dusigasire iby'izi nzirakarengane zari zarakoze, kugira ngo tubashe kusa ikivi cyaho bari bageze. Kandi ndabashimiye. Shalom, ndabakunda. Dukomeze twibuke twiyubaka. Mwami Yesu, muri ibi bihe bitoroshye, yemerera uzufata imitima ya buri umwe wese, umukomereze mu buntu no mu rukundo rwawe, kugira ngo ibi bihe tudatenemuka tugasubira inyuma mu mitekerereze ndetse no mu bikorwa, ahubwo Mwuka Wera akomeza twubake kandi aturengere. Urakoze, urakarama. Mbyambaje nizeye izina ryawe ryera. Amen. Shalom, ndabakunda. Niba unyuzwe, kora subscribe, share na comment. Murakoze.